Elliot ni umukobwa ukiri mutoya, uyu mukobwa rero ava muri famiye itishoboye rwose, papa we ni umworozi ndetse akaba n'umuhinzi, naho rero mama we acuruza imboga mu isoko. Ibyiringiro rero iyi famiye iba ifite ni bimwe gusa, ni uko uyu mukobwa yazasoza amashuri ye maze akabona akazi keza, akaba ariwe rero uzakura iyi famiye ye muri ubu bukene iba imazemo igihe kirekire. Elliot rero ku bw'amahirwe abona buruse ya leta maze akajya kwiga muri kaminuza. Gusa nyine uyu mukobwa aba ari umuhanga cyane, ikindi kandi aba ari mwiza rwose mu buryo bugaragara. Ababyeyi be rero nubwo baba ari abakene ariko nyamara bakora ibishoboka byose kugira ngo bamubonere ibishoboka, nyine ibyo akeneye ku ishuri. Elliot rero yageze kuri kaminuza maze rwose atangira kujya atsinda amasomo cyane. Kubera rero uku kuntu ari we rwose wabaga afite amanota ya mbere, abarimu ndetse n'abanyeshuri batangiye kumumenya bose nta n'umwe usigaye inyuma. Nta muntu n'umwe utari uzi uyu mukobwa ku kigo cyose. Niko kandi ababyeyi be nyine batangiye kuba proud kubera ko babonaga ko uyu mukobwa hari aho azabakura ndetse hari n'aho azabageza. Elliot rero ku mugoroba iyo yajyaga aho barara muri dortoir, yasangaga ategerejwe n'abantu benshi cyane babaga rwose bakeneye ubufasha bwe kubera ko bari bamaze kumumenyaho ubuhanga. Si ibyo gusa kandi yafashaga abo bigana mu mwaka umwe ndetse rwose akanafasha abari mu myaka iri imbere ye. Elliot rero yaje kuba ikimenya bose, amenyekana rwose kubera ubuhanga bwe ndetse n'ubwiza yari afite butangaje. Gusa nyine nk'uko bivugwa burya ngo nta muntu n'umwe ukundwa na bose, kimwe kandi nuko nta n'uwangwa na bose. Kubera rero ubu buhanga rwose bw'uyu mukobwa, abantu bose batangiye nyine kugenda bamwibazaho, ari nako ndetse amatsinda amwe n'amwe yatangiye rwose kugenda amugirira ishyari kubera ukuntu uyu mukobwa yari abarushije igikundiro kandi amaze iminsi mike gusa ageze kuri iyi kaminuza. Umunsi umwe rero itsinda ritoya ariko nanone ryari ririmo n'umuhungu w'umukire cyane wigaga mu wa gatatu, uyu muhungu aba yitwa Ian. Uyu muhungu rero uretse kuba ari umukire, ni n'umuhungu nyine mwiza cyane ugaragarira amaso mu kigo cyose. Aba ngaba rero biyemeje rwose kugerageza kwegera Elliot maze bakaba bamubuza noneho gukomeza gutsinda nk'uko byagendaga. Uyu musore rero umunsi umwe rwose yegereye Elliot maze aramubwira ati ndifuza ko wamfasha mu masomo yanjye. Nyamara rwose Ian ntabwo yajyaga yikoza amasomo kubera ko ntacyo byabaga bimubwiye. Yari umwana wo mu bakire afite amafaranga menshi, yumvaga rero ko rwose yagura icyo ashaka cyose, harimo no kugura amanota, guha amafaranga abarimu bakamuha amanota byari ibintu byoroshye cyane. Elliot rero wari umwana mwiza cyane, yemereye nyine Ian gutangira kujya amufasha mu masomo ye. Nuko rero yatangiye amufasha maze mu gihe gitoya Ian yatangiye kujya aha impano zitandukanye uyu mukobwa. Gusa nyine uyu mukobwa akazanga kubera ko rwose yaramenyereye ubukene bwe, ntabwo yajyaga yifuza ibya mirenge. Gusa nyine nyuma y'igihe gito bamaze kumenyerana, Elliot yatangiye kujya yakira izi mpano, ariko nyamara akomeza gutsinda kuko yakomeje kuba concentré ku masomo ye, nta kintu yashakaga kimurangaza. Ian rero yababajwe n'ukuntu rwose gushaka kurangaza uyu mukobwa ntacyo biri kumukoraho. Yahise afata icyemezo rero maze noneho atangira guhindura uko yabigenzaga. Yatangiye noneho kujya amushyira indabo za buri munsi. Umunsi umwe rero yaramwicaje maze aramubwira ati Elliot, uri umukobwa mwiza cyane, uri mwiza rwose, rero narakubonye ndakwishimira, ndagukunda rwose, ndagukunda kandi cyane. Gusa Elliot yaramubwiye ati
njyewe rero ntabwo rwose iby'urukundo mbirimo kubera ko mubyanzanye ibyo ntabwo rwose birimo, ikiri imbere ni uko ngomba kwiga cyane ngatsinda kubera yuko mfite umuryango untezeho amakiriro. Elliot rero yakomeje abwira Ian ati ababyeyi banjye bakoze ibyo bashoboye byose ndetse rwose bafashe n'amakredi kugira ngo mbashe kuza kuri iyi kaminuza, ubwo rero ntabwo rwose nabatenguha. Gusa nyine Ian ibi nta kintu byamubwiye, cyane cyane ko yari yararahiriye inshuti ze ko agomba kuzatereta Elliot kugeza igihe rwose azamutesha icyizere mu bantu bose bo mu kigo. Uyu musore rero yari yararahiye avuga ko rwose inzira bizanyuramo yose yaba nziza cyangwa yaba mbi ariko rwose agomba gusenya Elliot. Abona rero bitari gukunda maze agahitamo rwose kujya gusaba inama za nshuti ze nyine baba barasezeranye ko bagomba gusenya uyu mukobwa. Buri wese rero agenda amubwira nyine uko abitekereza ndetse amubwira n'icyo yakora kugira ngo agushe uyu mukobwa. Ian rero nawe arataha maze akicara mu rugo, aricara agatekereza agashyira ubwenge ku gihe rwose aba yifuza ikintu yakora kandi noneho cyabasha gucamo neza, maze rwose uyu mukobwa bakamutesha agaciro, bakamutesha icyizere mu kigo cyose ndetse rwose bakerekana ko atari we wo kwizerwa, atari nawe muhanga abantu bose bakwiye kuba bahanze amaso. Ian rero yagize igitekerezo aravuga ati ariko ubundi ubu ndamutse nguriye telefone Elliot ntabwo byo rwose byamumfasha, cyane cyane ko ayikeneye, afite agatelefone kabi cyane rwose. Yahise rero amugurira telefone ihenze maze ayimushyiriye. Elliot aramubwira ati urakoze cyane ariko mu by'ukuri rwose iyo telefone sinayemera kuko ntabwo nyikeneye, nyuzwe cyane na telefone mfite. Ian rero ahita amubwira ati hoya ntabwo iyo ngiyo ifite ihagije kubera ko iyi ngiyi nguhaye izagufasha kujya ujya kuri interinete maze ubasha gukora rwose amaresaci menshi, ibyo kandi bizagufasha mu myigire yawe, uzatera imbere noneho kurushaho kandi uzaba umuhanga rwose birenze ibyo. Ikindi kandi kuba nari nifuje kuguha iyi telefone nuko rwose nari nifuje kugushimira ukuntu wamfashije mu myigire yanjye. Elliot rero yamaze kumva nyine ko iyi mpano ariyo kugira ngo rwose Ian amushimire, yabanje kutabyumva ariko abitekerezaho yumva rwose agomba kwemera iyi mpano, cyane cyane ko yari ari gutekereza ko uyu musore ari umwana mwiza cyane kandi afite umutima mwiza ariyo mpamvu amushimiye bingana bitya. Yarayemereye iyi telefone maze aramubwira ati urakoze cyane rwose kubw'umutima mwiza ufite. Ian rero nawe yarishimye rwose kuba iyi mpano ye noneho Elliot yari ayemeye. Umunsi umwe rero hari mu masaha y'igitondo Elliot yakiriye telefone maze akimara kwitaba yumva ni Ian. Ian ati ndakwinginze rwose nshuti yanjye, ni wowe nyine nshuti mfite hafi kandi nakwitabaza, ubu rwose ndarwaye kandi meze nabi nyamara ndanashonje bikabije, ndifuza rero yuko waza maze ukamfasha gutegura amafunguro ya saa sita. Elliot rero rwose waramaze gufata Ian nk'inshuti ye ntabwo yazuyaje. Uyu musore ariko yabaga nyine hanze y'ikigo, we ntabwo yabaga mu macumbi y'ikigo. Elliot rero yahise asohoka ikigo maze ajya gufasha rwose uyu musore, nubwo ndetse atarazi aho atuye ariko yaravuze ati ibyo ari byo byose arahandangira kandi ndahamenya, ntabwo natererana inshuti yanjye igihe cyose ikeneye ubufasha bwanjye. Elliot rero yabanje rwose kugenda yobagurika cyane ko ataramenyereye uyu mujyi, ariko nyuma nyine yaje kugera kwa Ian. Yarishimye rero kuko rwose yari agiye gufasha inshuti ye. Yamaze kugerayo rero maze aramusuhuza. Ian turakoze rwose kuza, gusa nyine Elliot yahise amubwira ati ngomba rero gutangira kugutegurira rwose amafunguro. Yamuhaye amafaranga maze ajya ku isoko kugura nyine ibyo ari butegure. Mu gihe rero yari agiye kugura ibi byo gutegura, Ian n'umushuti we basigaye bari gutegura amakamera, bari kuyashyira nyine muri dushe
bari bapanze ko byanze bikunze hashobora kuza kugira ikintu kiba ku buryo uyu mukobwa agomba nyine kujya muri ubu bwogero bw'uyu musore, maze izi kamera bari bahishe zikamufata amavidewo. Aya mavidewo rero Ian yatekerezaga ko rwose ariyo azakoresha atera ubwoba Elliot, ndetse rwose akaba yamusaba icyo ashaka, akaba yanamukontorora maze akamukoresha. Elliot rero yavuye ku isoko maze araza atangira guteka. Amafunguro rero yarabonetse maze yinjira mu cyumba cya Ian aramubwira ati mwabyuka rwose nateguye ameza. Ian rero yaramushimiye nanone maze arabyuka, ariko nanone abwira Elliot ati ndakwinginze rwose ntabwo nafata amafunguro jyenyine, bugumye hano rwose gato maze dusangire, ndumva rwose ndamutse ndi kuyafata jyenyine ntabishobora. Elliot rero wabonaga ko rwose umushuti we arwaye yaramwemereye maze bajya ku meza batangira gufata amafunguro. Bageze hagati rero maze Ian abwira Elliot ati wamfasha se ukanzanira iyindi sosi ko numva rwose nyishaka, gusa nanone wateguye neza cyane, wakoze ni ukuri. Elliot rero ahita amubwira ati nta kibazo rwose ndayikuzanira. Ahita agenda akajya mu gikoni maze akazana indi sosi, araza rero yamara kuyitereka ku meza, Ian amera nk'umuntu ugiye guhaguruka maze akaba akomye ameza, ya sosi yose igahita imeneka kuri Elliot. Ahita rero amusaba imbabazi ati mbabarira rwose, mbabarira ndakwanduje, ntabwo nabishakaga, sinzi uko bigenze. Elliot ati hoya nta kibazo, ahubwo se dushe yanyiriye kugira ngo njye rwose kwihanagura. Ian rero ahita amwereka nyine aho dushe iri, ati genda hariya muri korodoro dushe hariya niho dushe iri. Elliot ajya muri dushe maze akihanagura, ariko rwose akabona ntabwo ya sosi iri gushiraho. Yigira inama rero yo gukuramo iyi kanzu ye maze akayifura yambaye nyine ubusa, kubera ko ahantu hose aba yamenetseho isosi, biba bimusaba nyine gufura nyagufura kugira ngo iki kizinga arebe ko cyagabanukaho. Za kamera rero ziba rwose ziri kumufata videwo nyine yambaye ubusa, nyamara we ntabwo aba abizi habe na gatoya. Elliot rero rwose wari wamenetseho isosi nyinshi ku buryo ndetse no ku myenda yambayemo imbere yose yari yagiyeho isosi. Yamaze rero kuyifura yose maze rwose arambara, ariko nyine byose byari bigitose. Yagarutse rero muri salo, ariko rwose uyu musore we aba yamaze kubona yuko yafashe nyine amafoto, amashusho yose yari akeneye, aba yishimye cyane ko igitego agitsinze. Elliot rero yagarutse muri salo maze Ian ahita amubwira ati ngwino rwose dukomeze dufate amafunguro. Elliot wari ufite isoni z'ukuntu yari yambaye imyenda itose, yahise abwira uyu musore ati none se ubu wambabarira koko maze nkajya ku ishuri nkajya guhindura imyenda yanjye, ndumva rwose mbangamiwe nta nubwo nabasha gufata amafunguro. Ian rero yaramubwiye ati nta kibazo, gusa aramushimira ati wakoze cyane, wakoze rwose kuba waje kumfasha, ni iby'igiciro, uri umukobwa w'umwana mwiza cyane. Elliot rero yaragiye maze ajya nyine ku ishuri, ajya mu macumbi akuramo iyi myenda maze rwose yambara indi, yumvaga kandi yasebye. Ku mugoroba rero Ian yakomeje kureba iyi videwo maze rwose arishimira avuga ati burya rwose ndi umuhanga, nkwiye rwose kwigurira akantu. Urabona ukuntu iyi gahunda nayize neza, maze rwose uyu mukobwa nkaba neza namuteze umutego kandi ukaba wamushyibukanye. Iyi videwo rwose ni nziza cyane, izamfasha kandi mu bintu byinshi. Ku rundi ruhande rero Elliot we ku mugoroba nyine yifatiye ibitabo maze atangira kwisomera. Yakundaga gusoma ibitabo cyane kuko yumvaga bimwungura ubumenyi, biri mu byamufashaga nyine kugenda amenya ibintu byinshi birenze ku byo aba asanzwe azi. Umunsi wakurikiye rero barabyuka maze bakajya mu ishuri nyine nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero kandi umwarimu yabazaniye impapuro z'amadevuwari baba barakoze. Elliot rero
bamuha rwose amanota ye maze agasanga yatsinze cyane ndetse rwose yagize amanota ya mbere. Arishima rero kuko aba abizi neza ko rwose yiga cyane kandi agashyiramo umuhate. Mwarimu rero nawe ahita atangira kubwira abandi banyeshuri bose ati rwose ndababwiza ukuri, mwese mujye mufatira urugero kuri Elliot, uyu mukobwa ni umuhanga, ibintu byose akora abishyiramo ubwenge kandi akabiha umwanya, mwese mujye mumwigiraho, uyu mukobwa rwose ni intangarugero. Kuba rero n'ubundi uyu mwarimu yarashyize Elliot imbere y'aba bose maze akababwira kumwigiraho, abanyeshuri bamwe nyine n'ubundi bakomeje kugenda bamurakarira kurushaho ndetse rwose bakababazwa n'ukuntu abarimu bose ari we bashyira imbere, ari we batakagiza, ari we mukobwa nyine w'icyitegererezo ku bantu bose. Abanyeshuri rero basohotse mu mashuri, za nshuti za Ian, kubera ko Ian ntabwo aba yigana na Elliot waba yiga mu wa gatatu, za nshuti rero za Ian zisohoka zihuta zikajya kumubwira ziti burya nta kintu na kimwe rwose urakora, icyakubwira noneho Elliot bari gutsinda kurenza uko yatsindaga mbere. Ian rero uba wumvise ibyo inshuti ze zimubwiye ahita ababwira ati nimuhumure rwose, mbahaye igihe gito gishoboka, muri iki cyumweru kizaza ntabwo uriya mukobwa azongera gutsinda nk'ibisanzwe. Icyo nzakora ndakizi, ngiye kumushyira hasi rwose ku buryo azibagirana. Inshuti ze rero ziba zumva rwose Ian yarafashe umwanzuro, bahita bamubwira bati turagutegereje, gusa nyine ntuzadusebye rwose, uriya mukobwa ukwiye kumushyira hasi burundu. Umunsi wakurikiye rero Ian ajya kureba Elliot mu macumbi nyine, aragenda rero akamubwira ati Elliot rwose reka nkubwire, yenda ubwa mbere wampakaniye urukundo kuko twari tutaramenyana byimbitse, ariko nyamara ubu tumaze kumenyana uri inshuti yanjye, ariko rwose ndashaka kukubwira yuko ntabwo nyuzwe na buriya bucuti, ndifuza ko dukundana, ndagukunda cyane, ndagushaka hafi yanjye, ndakwifuza iruhande rwanjye, ikindi kandi ndifuza rwose ko ari njye musore waba mu mutima wawe. Elliot rero yongera kumubwira ati ntabwo rwose ibyo ngibyo ngewe mbirimo, ntabwo nifuza ibyo gukundana, narabikubwiye neza kandi n'ubu ndacyabigusubiriramo, ikintu kiri imbere iwanjye ni amasomo yanjye, ndifuza kwiga kandi ngatsinda, ntabwo rero rwose iby'urukundo mbirimo, ndetse rwose nakugira inama kutazongera kugaruka kundeba hano. Elliot kandi yamaze kuvuga ayo magambo maze ahita ahindukira yiyinjirira mu cyumba nyine araramo, ahita afunga. Uyu musore rero yagumye imbere y'umuryango ubona rwose atishimye habe na gatoya, yumva rwose kandi asebye, cyane cyane ko hari abantu nyine hafi aho bari bumvise ikiganiro cyabo. Umwe mu bakobwa rero bari bari aha hanze yahise abwira Ian ati reka rwose umukobwa yakubwiye ko atagukeneye, kandi rwose yakubwiye ko ugomba kuva hano ntuzagaruke kumureba. Ibi noneho byatumye umujinya wa Ian ukomeza umubiriramo, yararakaye, uburakari buramusonga, yumva rwose abuze icyo gukora, gusa yahise atekereza kuva hano hantu byihuse maze agasubira aho we yari acumbitse inyuma y'ikigo, kuko rwose yumvaga ahasebeye. Yumva rero akwiye kugenda akicara maze agatuza agatekereza ikindi cyo gukora, gusa muri we rwose yari arakaye. Yamaze kugera rero iwe, Ian ahita atekereza ko rwose agomba guha isomo Elliot. Yahise avuga ati reka nze nkwereke, urabona ukuntu wansuzuguye ukansuzuguza n'abandi. Ahita rero afata ya videwo aba nyine yarafashe Elliot maze akayikurikiza message ivuga iti ugomba rero rwose gukora ibyo nshaka kugira ngo iyi videwo ntazayishyira hanze. Abyoherereza rero Elliot wabibonye agahita atungurwa, akibona rwose ari koga muri dushe ya Ian yambaye ubusa. Yahise ayoberwa ibi bintu ibyo ari byo, yagize ngo ari mu nzozi, yibyiringira mu maso, ariko rwose asanga ibyo ari kureba nibyo, ni videwo ye yambaye ubusa ndetse rwose ikurikiwe na message imubwira iti rero niba utifuza ko iyo videwo nayishyira hanze, ugomba nyine gutangira gukora ibintu byose uko mbigusabye ku murongo.
Elliot rero mu marira menshi ahita ahamagara Ian maze akamubaza ati mbwiza ukuri ibi bintu ndi kubona ni ibiki? Ni iki nagukoreye cyatuma rwose unkorera ibi bintu? Uribuka neza yuko uyu munsi nari naje nje kugufasha urwaye utameze neza, kubera iki rwose wankorera ibi bintu? Ian rero ahita amubwira ati ikosa rero rimwe gusa wakoze ni ukunyanga kandi ngukunda, maze warenga kuri ibyo ukanansebya. Ubu rero rwose ugomba gukora ibyo nshaka byose kandi ngomba kugera ku cyo nifuza, byanyura mu nzira nziza, byanyura mu nzira mbi, ariko rwose ngomba kukubona hafi yanjye uko byagenda kose. Ian kandi yaramubwiye ati umva rero nkubwire, iyi video ninyishyira hanze uzakorwa n'isoni ku buryo utazongera no gusohoka. Rwose abantu bose bazajya bakureba maze baguseke. Icyiza rero ni uko rwose utazatuma nyishyira hanze. Buracya rero maze Ian agahamagara Elliot, umukobwa rwose uba wibereye mu gahinda gakabije. Aramubwira ati rero ndagushaka iwanjye mu minota 30 iri bukurikire. Elliot aramubwira ati hoya ntabwo rwose ndi buze. Ian ati uraza, nutaza rwose ushobora kuza kubyicuza kandi utakibigaruye, kuko iyi video yawe ndahita nyishyira hanze uranze kandi ibyo mvuze rwose mpita mbikora. Elliot ahita amubwira ati ndakwinginze rwose mbabarira, kubera ko mfite ikizami muri iki gitondo ndi kwitegura kwinjiramo, ntabwo rero rwose nareka kujya mu kizami. Ian we rero ahita amubwira ati ibyo simbyitayeho, wowe nyine menya yuko iminota 30 nishira ntarakubona aha ngaha, byanze bikunze urabyicuza. Ibyo kandi abimubwira rwose mu ijwi ryuje uburakari ndetse rwose anamutera ubwoba. Elliot rero abona rwose ibintu byakomeye maze agahita agenda yihuta akajya kureba Ian. Abakigerayo Ian agahita akoma mu mashyi ati umukobwa rwose, umukobwa uzi kwikomeza, wigira rwose nk'umuntu badashobora kubona uko biboneye kose, ariko urabona ko rwose nkuzanye iwanjye, ndagira ngo rero nkumenyeshe yuko ntigeze ngukunda habe na rimwe. Ntabwo rwose nigeze ngukunda, ariko nanone kubera ukuntu nyine wigiraga nk'umukobwa umuntu uwo ari we wese atabasha kugira mu buzima bwe, niyo mpamvu nyine nashatse kukwegera kugira ngo nerekane ko byose bishoboka. Ikindi kandi iyo uba utaranyigizeho rwose umuntu nyine ukomeye, ntabwo ubu ngubu uba uri muri iyi situation, ariko ubu nyine ni iyi ngiyi urimo. Ikindi kandi rwose ubu ndagufite noneho, ariko umenya ubwenge, iyo utaza nyine wari kureba ibyari kukubaho. Elliot rero uba wumijwe n'amagambo uyu musore aba ari kuvuga, anarakaye cyane, noneho ubona rwose nta no guseka kurimo, ahita amubwira ati ndakwinginze mbabarira, nta cyaha nagukoreye, mbabarira rwose maze usibe iyi video, kandi nanone undeke nigire mu kizami, kubera yuko ntabwo nkwiye kugisiba. Elliot akomeza kubwira Ian ati ndakwinginze rwose winkora ibi bintu. Ian nawe ati iyi video rero ntabwo nshobora kuyisiba kuko rwose niyo ntwaro mfite muri aka kanya. Elliot ati ndakwinginze mbabarira rwose, kubera yuko nkeneye kwiga, ababyeyi banjye bakoze ibishoboka byose kugira ngo mbone ibikoresho by'ishuri n'ibindi byose bisabwa, ngomba rero kwiga cyane kugira ngo rwose nzabakure mu bukene barimo, ninjye bahanze amaso. Ian rwose ntacyo byari bimubwiye ibyo uyu mukobwa byose yari ari kumubwira. Ikindi kandi Elliot ahita amubwira ati kandi nanone nta n'amafaranga mfite yo kukwishyura, rwose ndakwinginze mbabarira unyumve, ndi umukobwa w'umukene, ndi umukobwa uciriritse, nta kintu mfite na kimwe naguha rwose, sinibaza impamvu rero wamfashe rwose iyo video. Ian ahita amubwira ati umva rero nkubwire, iyi video ntabwo nshobora kuyisiba uko byagenda kose. Elliot ati ariko nuramuka uyishyize hanze ntabwo rwose nzongera gusohoka, kubera yuko ntabwo nazongera guhuza amaso n'abantu, bizatuma rwose abantu bose batangira kunyibazaho.
Ian ati nyine niwitwara uko nshaka nukora ibyo ngusaba byose nta muntu n'umwe uzigera ubona iyi video, ariko nanone nukomeza kwigira umukobwa ufunze umutwe iyi video rwose nzayishyira hanze maze abantu bose bakumenye. Ian rero abwira Elliot ati ibintu ngusaba nta nubwo ari ibintu bikomeye, gusa nanone ndifuza ko ari njye nzajya nkukontorora, ninjye nzajya nkubwira igihe ugira mu ishuri, ninjye nzajya nkubwira igihe ukorera devoir, ninjye nzajya nkubwira igihe ukorera examen, ni nanjye nzajya nkubwira igihe ugira mu cyumba cyawe kuryama, ni nanjye nzajya nkubwira kandi igihe cyose uzira hano. Elliot rero ahita amubwira ati ndakwinginze rwose winkora ibyo bintu, ahita apfukama hasi maze akamubwira ati ababyeyi banjye ninjye rwose batezeho amakiriro, wikwangiza rero rwose imyigire yanjye, mfite imyaka 18 ndacyari mu mwaka wa mbere, ni ukuri ndacyakeneye rwose kubaka ejo hanjye hazaza, ndakwinginze winsenyera rwose ubuzima. Uko rero Elliot yavugaga aya magambo asaba cyane imbabazi Ian we rwose yari ari guseka yishimye, ahita amubwira atumva rero nkubwire genda ahubwo ujye gukora ikizamini wari ufite mu gitondo, ubundi nimugoroba uze kugaruka kubera ko nkeneye kumarana igihe nawe, nkeneye rwose ko tugirana ibihe byiza. Elliot rero asohoka yiruka maze yagera ku ishuri agahita asanga ikizamini kirarangiye. Abagenzi be rero baba bigana baramubaza bati kubera iki utaje mu kizami ko rwose aribwo bwa mbere ibi bintu bikubayeho. Elliot ati nari nibagiwe ko dufite ikizami mu gitondo, nyamara rwose ibi byose bari kubabwira biba ari ukubikiza, kuko ukuri nyakuri nyine we aba akuzi, ntabwo yakwibagirwa ko afite ikizami, cyane cyane ko uyu mukobwa kwiga ababishyira imbere y'ibintu byose. Elliot rero mu gahinda kenshi ahita ajya muri dortoir ye maze agatangira kurira cyane, ahita rero afata impano zose uyu musore aba yaramuhaye maze akazegeranya akazisohokana agiye kuzitwika. Uyu musore rero uba uri kumukurikiranira rwose hafi ahita amuhamagara maze akamubwira ati utibeshya ugatwika izo mpano naguhaye, genda uzibike. Elliot agira ubwoba ati ariko se ubundi wowe uri umwuka mubi, ni gute ahantu hose ndi uba ureba ibyo ngiye gukora? Ian ahita amubwira ati subizayo gira vuba, ahita rero azisubiza mu nzu maze akazibika agakomeza kurira. Ian rero we aragenda akajya guhura na za nshuti ze arazibwira ati ndababwiza ukuri uyu mugoroba ubu tuvugana nyine ndashaka rwose yuko Elliot ari burare mu cyumba cyanjye, uyu munsi turararana byanze bikunze. Inshuti ze rero zitangaye zitangira kumukora mu ntoki ziti none se ubundi yabikwemereye ko rwose muri burarane? Ian ati mwebwe nimubyihorere gusa, sinababwiye se ko nzakora ibyananiye buri muntu uwo ari we wese, nimutegereze muraza kureba turararana rwose. Elliot rero aguma mu cyumba maze agatangira gutekereza rwose ukuntu ibi bintu azabisohokamo, atangira gutekereza rero kwiyahura kubera ukuntu aba afite agahinda kamurenze, ariko nanone icyo gitekerezo agahita akirukanira kure ati ntabwo nakwiyahura, sinashyira iherezo ku buzima bwanjye, cyane cyane ko ababyeyi banjye ari njye batezeho amakiriro, naba mbatengushye rwose, ahubwo icyo nkwiye gukora nkwiye gusubira kwa Ian maze nkamwinginga rwose agasiba ziriya video. Abakiri kwibaza ibi rero maze telefone ye ikaba irasonnye, n'ubundi arareba agasanga ni Ian ahita amubwira atumva itegure byihuse maze rwose uze kundeba. Elliot ataragira icyo asubiza Ian ahita amubwira ati kandi nanone ubu ngubu ni saa kumi n'imwe rero ugomba rwose kuba uri iwanjye turi kumwe, nutinda rwose ubwo ni akazi kawe. Ahita rero akopa telefone maze Elliot sukurira n'ubundi akivayo, gusa nanone ahita afata icyemezo cyo guhita agenda yihuse kuko ababona iminota iri kumucika. Agera rero kwa Ian maze akongera akamupfukamira akamusaba imbabazi, nyamara rwose Ian ntabwo aba ari kumwumva habe na gato, ahubwo aba ari kumuseka gusa. Elliot rero yinjira mu gikoni cya Ian n'agahinda kenshi aba afite, ahita rero abona icyuma bahatisha maze agahita agifata agatangira gukanga Ian atumva nkubwire nudasiba izo video kano kanya
iki cyuma rwose ndakigutera nta gushidikanya. Ian rero umusore w'ibigango rwose ufite imbaraga ahita afata uyu mukobwa maze akamwambura iki cyuma, ahita amukubita urushyi ati nta soni, urakeka se njyewe ndi mu mikino nawe? Nutitwara neza ahubwo uzabona ibindi birenze ibi ngibi. Elliot rero ahita abwira Ian ati umva rero nkubwire noneho nudasibiza iyi video ndahamagara polisi. Ian aseka cyane ahita abwira Elliot ati umva rero nkubwire turi famiye z'abakire cyane, twebwe rwose polisi turayikontorora ntugire ikibazo, uramutse uyihamagaye bakanjyana mukuru wanjye yahamagara rimwe gusa bagahita bamfungura, twatanga amafaranga menshi ashoboka, ntabwo rwose nararamo kabiri, ariko nyamara mbere yo kugira ngo bamfunge wowe video zawe zaba ziri hanze ziri gusirikira abantu bose bamaze kumenya ibyawe. Elliot ati kubera iki rwose ahubwo utanyica nkava ku isi aho kugira ngo ukomeze kunkora ibi bintu, ubundi uranshakaho iki? Ian rero ahita abwira Elliot ati ntabwo nakwica kuko njyewe ntabwo ndi umwicanyi, iyo utaza rwose kunyigiraho umuhatari ubu ngubu ntabwo mba ndinze kugera aha hose, gusa nyine hari icyo wakora maze ngasiba izi video, ndifuza nyine kujyana nawe mu buriri, nukora gahunda neza kandi ndahita rwose nzisiba. Elliot rero yahise amuhakanira yivuye inyuma ati ibyo ntibyashoboka. Ian aseka ati ariko njye sindi kukumva, ubundi se ufite ikibazo cy'iki? Narangije kukubona wambaye ubusa ndetse rwose ubwiza bwawe bwarankuruye, ukuntu uteye neza, ukuntu rwose ufite amabere meza, ibyo bintu byose narabikunze, rero ndifuza rwose kujyana nawe mu buriri kandi izi video rwose ndahita nzisiba ntugire ikibazo. Elliot rero ahita abwira Ian ati ntabwo rwose naryamana nawe kubera ko sinajya ku buriri bumwe n'umugabo utari umugabo wanjye, cyane cyane ko rwose ntarabikora na rimwe, ndacyari isugi. Ian rero ahita akoma mu mashyi ati ntiwumva erega uracyakomeza kuntangaza, ntabwo rwose ndakora urukundo n'umukobwa w'isugi, ugiye rero kumbera uwa mbere, ibyo bintu ahubwo ndabikunze cyane, ndumva binshimishije. Ahita rero amukurura maze agatangira kumusoma ndetse no kumukorakora, ariko rwose Elliot amubwira ati hoya ibyo bintu ntabwo nshaka kubikora, ariko nyamara Ian ntabwo rwose aba ashaka kurekera, ahita akomeza amubwira atumva uri mwiza cyane, umusore uwo ari we wese yakwifuza, ufite uburanga bukurura buri wese, sinumva ukuntu ahubwo utari gutuza kandi nawe rwose wari kubyishimiramo. Ubundi abakobwa benshi baba bashaka ko turyamana, barabinyingingira bakanizana rwose, nyamara wowe nakwinginze ariko ntabwo ushaka kubyumva. Elliot rero akomeza rwose kurwana kugira ngo ntibakore urukundo, ariko ntabwo biba bigishobotse, birangira n'ubundi iki gikorwa rwose kibayeho, gusa nyine Elliot ntabwo akishimira ndetse rwose aba yagize ububabare butangaje. Iri joro ryose rero Elliot yaraye arira, naho rwose Ian we rwose yari yishimye bidasanzwe. Mu gitondo rero Elliot ahita abwira Ian ati ndakwinginze rwose reka nitahire. Ian ahita amuhobera akamufata cyane ati hoya ntabwo nari kugenda kubera yuko ndumva nkigushaka, ni ubwa mbere rwose nakoze igikorwa n'umukobwa mwiza cyane kandi utuje nkawe, ntabwo rero rwose numva nakureka ukagenda gutyo gusa, ndacyagukeneye, ariko noneho ntugire ikibazo, ubu rwose noneho ndaba umwana mwiza kandi ndaba nanjye ntuje cyane. Nubwo rwose Elliot aba afite agahinda kenshi kandi rwose agakomeza guhakanira Ian ntabwo aba abyumva, akomeza n'ubundi kumuhatiriza maze n'ubundi bikarangira yongeye gukora iki gikorwa. Elliot rero aramubwira ati noneho nibura ngaho siba za video nk'uko twabisezeranye kubera ko ibyo washakaga wabigezeho.
Ian aseka ahita amubwira ati hoya rwose ntabwo nshobora kuzisiba kubera ko nsibye izi videwo ntabwo nazongera kukubona mu gituza cyanjye kandi rwose ndakwishimiye ndumva nshaka kuba uwanjye ndashaka kandi kugumana nawe izi videwo rero nizo ntwaro yonyine mfite. Ian kandi ahita abwira Elliot ati akira amafaranga agenda ku isoko maze uhahe uze kandi utegure amafunguro nkunda rwose n'ukuntu uzi gutegura neza ikindi kandi ndashonje nakoze akazi k'imbaraga. Elliot rero arira arayafata maze rwose akagenda arira ariko akagenda nyine nta mahitamo aba afite. Elliot rero amara kujya ku isoko maze Ian agasigara ari gutekereza kuri uyu mukobwa aba yumva rwose amwishimiye maze agahita avuga ati nyamara ibyo nashakaga ubanza byararenze uko nari narabiteguye uyu mukobwa numva ntangiye kumwiyumvamo cyane natekerezaga ko nyine ibyacu ari imikino gusa nyamara ndumva bitangiye kuba seriye rwose ntangiye kumva kandi ari kugenda nkurura ni ubwa mbere mu buzima bwanjye naba ndyamanye n'umukobwa w'isugi biratangaje noneho uburyo uyu mukobwa atujemo uburyo ari mwiza ndumva rwose atanjya kure. Elliot rero ava ku isoko maze agategura ameza. Ian rero atangira kubwira Elliot ati ndakwinginze rwose ndicuza nyine ko nakoze ibitari byo yego rwose umubano wacu watangiye nabi ariko ndagira ngo nkubwire ko rwose ndi kukwiyumvamo kandi numva ukwiye kuguma hafi yanjye bitekerezeho rwose ndumva nkwiyumvamo kandi bitari bya bindi nyine natangiye nifuza. Ian rero akomeza abwira Elliot ati ndakwinginze rwose mbabarira ndifuza ko noneho twaba inshuti bya nyabyo ndifuza nyine ko waba umukunzi wanjye ndashaka kugukunda kandi rwose nkagukundwakaza biri bya nyabyo noneho nubyemera kandi ko dukundana noneho rwose iyi videwo nzahita nisiba ndakwinginze kandi umbabarire rwose kuba umubano wacu waratangiye gutya ariko rwose ndifuza ko noneho nakwereka yuko ngukunda bya nyabyo. Elliot rero mu gahinda kenshi ahita asubiza Ian ati ariko uri kwiyumva uvuga ni uwuhe mubano watangira gutya ni uwuhe mubano watangira umuntu rwose agufata amashusho y'urukozasoni ndetse rwose akanagufata ku ngufu urumva hari umubano ubaho watangira byose. Elliot rero yiruka maze akagenda akajya mu cyumba akicara akarira ararira kuko n'agahinda kenshi aba yumva ari kwibaza ikintu akwiye gukora yibaza rero ukuntu yisanze rwose muri iyi situwasiyo ariko nanone agasanga nta ruhare yabigizemo. Elliot kandi ahita ataha yihuta rwose maze yagera mu cyumba cye agahita afata za mpano zose uyu musore aba yaramuhaye arazisohokana maze zose akazitwika ahita afata ya telefone nayo aba yaramuhaye maze akayikubita ku gikuta ikajanjagurika. Uyu mukobwa aba afite agahinda kenshi cyane naho rero Ian we asigara ari kwibaza ukuntu rwose yabaye umusore utagira umutima ati uriya mukobwa naramuhemukiye cyane ibintu namukoreye ni bibi cyane sinzi ko rwose ashobora kuzambabarira nyamara rwose mu mutima wanjye ndumva mukunda sinzi rero rwose ukuntu bizagenda gusa nabaye umusore w'ikigwari ubundi numvaga gutsindwa kwe bizangiraho bizampa iyihe nyungu cyane cyane ko yari umukobwa mwiza yaramfashaga igihe nari mukeneye nyamara rwose ishyari nanjye ryaranganje none dore umutego namuteze ahubwo ni njyewe rwose ushibukanye. Ian rero yahise avuga ati ibyo ari byo byose ngomba rwose gushaka ukuntu nakosora amakosa nakoze uriya mukobwa ntabwo numva ko rwose yaba ari isugi kubera ko nta wundi mukobwa nigeze mbona n'umwe wari isugi mu bo twahuye bose naramuhemukiye rero kandi rwose ibyo nakoze ntibyari bikwiye ngomba rero rwose gushaka uburyo mbigaruramo. Ikindi kandi Ian yari afite ubwoba bwinshi
kubera ko nubwo yihagararagaho bwose yari ari gutekereza ko ibintu yakoze bihanwa n'amategeko. Yaravugaga ati rwose Elliot aramutse agiye kundega nazapfira muri gereza kuko rwose nafungwa imyaka yose nsigaje y'ubuzima bwanjye. Nyamara rwose nishinze kwita ku ntego nari narahanye n'inshuti zanjye, ariko rwose nishyize mu kaga. Ian rero ahita afata telefone ye maze agasiba za videwo zose n'ahandi hose aba yarazishyize kugira ngo nibura arebe ko yazabasha kwiyunga na Elliot. Ni nako kandi ahita ahamagara Elliot aba akeneye kumuvugisha ngo amubwire ko rwose byose yabivuyemo ndetse na videwo yazisibye, ariko ahamagara nimero ya Elliot agasanga ntabwo rwose iriho. Elliot we rero aba yaragiye maze akikingirana akaguma wenyine, nta muntu n'umwe aba ashaka ko bavugana, nta muntu n'umwe uba umukomangira ku rugi ngo ajye no kumureba. Telefone arayizimya maze rwose akumva ntakeneye kugira umuntu n'umwe wo hanze bavugana, aguma mu cyumba cye maze rwose akaguma kurira no kwitekerezaho. Icyumweru rero cyose kirashira ari uko nyine bimeze, nta muntu n'umwe yitaba kuri telefone, nta muntu n'umwe kandi avugisha. Gusa nyine yitekerezaho maze agasanga hari ibizami byinshi byamucitse. Ahita atekereza ko rero n'ubundi rwose ari kwihemukira, arongera agatekereza ko famiye ye ari we ihanze amaso, maze akavuga ati ngomba gusubira mu ishuri byanze bikunze, kubera ko rwose nanjye ubu ndi kwihemukira. Yego byambayeho birababaje, ariko nanone nanjye ngomba nyine kwerekana yuko ndi umuntu ukomeye kandi rwose ibibazo byose ngomba kubicamo nemye, kubera yuko nyine ubu noneho ndi guhurwaho abashatse kunyangiriza ubuzima. Ngomba gukora cyane ahubwo kugira ngo noneho babone ko ibyo bakoze byose nta na kimwe bagezeho. Ikindi kandi Elliot yicuza cyane rwose kuba yararetse uyu musore akamukoraho. Aravuga ati iyo mbimenya rwose n'ubundi agahinda nagize karenze cyane kuba yari gushyira amavideo yanjye hanze, byari kuba igihe gitoya maze ngahita mbyibagirwa, cyane cyane ko bitari kuba byankoze ku mubiri, ariko nyamara kuba narakoze urukundo nawe ni ikintu ntazigera nibagirwa. Ndicuza rwose kuba nararangaye maze nkakora urukundo nawe aho kugira ngo ashyire amavideo hanze. Ndicuza kandi umunsi rwose namenyanye n'uyu musore. Uyu musore yambereye ikigusha mu buzima, nta kintu cyiza nigeze mbona mu kumenyana nawe. Ku rundi ruhande rero Ian we rwose umuhangayiko aba ari wose, aba yibaza niba uyu mukobwa atarigiriye nabi kubera agahinda. Abavuga ati Mana nyagasani, none uyu mukobwa aramutse yiyahuye nabigenza nte, ko rwose ntazapfa mbyibabariye. Ian rero ahamagara mukuru we rwose uba hanze maze akamubwira ibintu byose yakoze, akamubwira ibintu byose uko byagenze, maze akanamubwira ati uyu mukobwa ntabwo noneho ndi kumuhamagara ngo afate telefone ye rwose ntabwo icamo. Mukuru we rero aramubwira ati ndakubwiza ukuri, ibintu wakoze ntabwo bibaho, ayo ni amakosa akomeye, ikindi kandi hagize ikintu kimubaho cyangwa akakurega wafungwa ubuzima bwawe bwose. Elliot rero we afata rwose umwanzuro maze akitegura akigira neza, akongera rwose akaba umukobwa mwiza nk'uko yari ameze. Asohoka rero muri cya cyumba akeye rwose utamenya ko ibyamubayeho byose byamubayeho. Aragenda rero maze akajya kureba abarimu be akabasaba ko rwose yakora amateste abandi baba barakoze we rwose adahari. Bamwe rero barabimwemerera, ariko abandi bakamubwira bati ugomba ahubwo kuba concentré ku bizami kuko biregereje. Elliot rero we aba rwose yafashe umwanzuro akavuga ati nta muntu nshaka uzongera kungirira nabi, ngomba gukora nyine ibyo ngomba gukora. Ahita rero n'ubundi atangira kwiga kandi ashyizeho umwete cyane ndetse ashyizemo n'imbaraga, kuko aba yifuza gutsinda birenze uko byari bimeze mbere. Umwe rero mu bashuti ba Ian amubwira ko rwose yabonye Elliot ku ishuri, ko rwose noneho yaje kwiga. Ian rero acyumva iyo nkuru ahita yihuta cyane ajya kureba Elliot. Agera mu ishuri akamubura, maze akajya no muri dortoir akamubura.
nyamara Elliot aba yibereye muri biblioteke ari kwisomera ibitabo nk'ibisanzwe. Ian rero aramuhamagara kuri telefone noneho rwose biri gucamo, ariko Elliot abona izina rya Ian maze ntamwitabe akamwihorera, telefone akayirambika hasi agakomeza kwisomera ibitabo. Elliot yumvaga adakeneye kumva izina rya Ian ndetse rwose yumvaga adakeneye no kumuvugisha kuko yumvaga asigaye amwanga bikabije. Ian rero we ntabwo ajya kure, aguma rwose hafi aho ngaho, maze Elliot yaza gutaha yamara kwinjira muri dorotwari, Ian ahita agenda agakomanga. Elliot arafungura maze yabona ari Ian agahita yongera agakubitaho urugi. Ian rero uba afite n'imbaraga nyinshi rwose, ari umusore bikabije, ahita asunika urugi cyane maze akinjira rwose ku ngufu. Elliot rero mu burakari bwinshi ahita abaza Ian ati urongeye se kandi ugarutse kumfata ku ngufu? Ian ahita apfukama hasi ati hoya rwose ntabwo nabikora, sinakongera no kubikora, ndakwinginze mbabarira rwose, video zawe zose narazisibye, ntabwo rwose nkiri wa wundi, ndicuza rwose ibintu byose nakoze kuko nta bumuntu burimo, ariko rwose ndakwinginze mbabarira. Ian kandi abwira Elliot ati niteguye rwose igihano cyose wampa nzagikora kubera ko nagukoreye amakosa akomeye, ngaho rwose mpanisha ikintu cyose ushaka ariko umbabarire. Elliot rero ahita amubwira ati mva nkubwire, kunsaba imbabazi kwawe ntacyo byahindura kubera ko ndabizi nyine ko utahindutse, uracyari wa musore umeze nk'igisimba, umusore utagira umutima, ahubwo nsohokera mu cyumba kubera ko rwose nudasohoka ndahamagara polisi. Ian rero ahita abwira Elliot ati ndakwinginze ahubwo polisi yihamagare kubera ko rwose nanjye ndifuza kwishyura ibibi nagukoreye, ahari yenda nanjye nakumva rwose ko noneho wambabarira. Elliot ahita amubwira ati nsohokera mu cyumba, genda kandi ntuzagaruke ukundi, ahita amusunika rero maze akamusohora. Hashira rero iminsi maze rwose bagakora ibizamini bisoza umwaka. Ibizami rero bikirangira Elliot ahita yitahira iwabo. Elliot rero agera iwabo maze ababyeyi be bakishimira kongera kumubona, nawe kandi biba ari uko baba bakumburanye rwose, cyane cyane papa we rwose uba wishimiye yuko uyu mukobwa iyo ahari aba ari no kumufasha mu byerekeranye n'ubuhinzi bwe ndetse rwose n'ubworozi. Elliot rero amara igihe rwose yibereye muri ibi ndetse bikanamufasha kwibagirwa ukuntu aba yarahemukiwe na Ian. Ian rero nawe aba yarashoje ibizami maze akajya mu kiruhuko, gusa nta munsi n'umwe uhita aticujije rwose ibintu yakoreye Elliot. Abamuhamagara ariko Elliot ntafate telefone. Ibiruhuko rero birarangira maze bakagaruka ku ishuri. Ian rwose uba ukicuza cyane, uba kandi nanone akirakariye kubera ukuntu aba yarahemukiye uyu mukobwa. Amugurira rero itoroshi yaka cyane maze akayimuhamo impano kugira ngo ijye imufasha mu gihe rwose akeneye kwiga mu masaha y'ijoro cyangwa se rwose akeneye kuyikoresha, ariko amushyiriye impano maze Elliot akayanga akayimusubiza ati nta kintu giturutse kuri wowe rwose nkeneye. Ian rero abona ko Elliot akimurakariye kandi cyane maze akamubaza ati ariko ubundi urumva uzandakarira kugeza ryari? Elliot acecetse kandi arakaye nanone ahita amubwira ati nzakurakarira ubuzima bwose. Ian ahita yumirwa maze Elliot agahita amubwira ati icyo nkeneye ngewe ni uko rwose tuba concentre ku masomo yacu, yaba ngewe ndetse yaba nawe, naho kuvuga nabyo rwose ntabyo nkeneye. Ian ahita amubwira ati rero nutambabarira ntabwo rwose nzabasha kuba concentre, ikindi kandi urabibona ko nyine ndi mu mwaka wa nyuma w'amashuri, nutamfasha rwose ngo mbabarire ntabwo nzabasha kwiga, nta nubwo nzabasha gutsinda. Elliot ahita abwira
Ian ati n'ubundi nudatsinda ntabwo rwose ari uko uzaba narakurakariye, ahubwo nuko n'ubundi ariko wari umeze, nta na rimwe wigeze wita ku masomo, amasomo yawe yazaga nyuma y'ibindi byose, umwanya wawe wawumaraga wiruka inyuma y'abakobwa, nuko rero n'ubundi wabaye nyine, ntabwo rwose ndi umusazi ku buryo nakubabarira ngo nuko ukeneye kwiga, kuko ndabizi n'ubundi ko utabikunda kandi nta n'ibyo ushaka. Ian rero akomeza gusaba rwose imbabazi Elliot umunsi ku wundi, ariko Elliot aramubwira atumva rero nkubwire, kugira ngo nkubabarire hari kondisiyo imwe, ugomba kwiga cyane, hanyuma rero nimbona rwose ko watsinze neza kandi hari icyo wagezeho, yenda mu hazaza nshobora kuzakubabarira, ariko nukomeza kunegirija amasomo yawe, ubwo rwose njye nawe ntabwo tuzigera twongera kuvugana. Ubwo rero kora cyane maze uzanyereke rezilita, ibyo bishobora kuzatuma nkubabarira. Ian rero koko yumva nyine ibyo Elliot aba amubwiye, maze noneho agahita agenda akiga ashyizeho umuhate, umwanya we wose awumarira mu kwiga, za nshuti ze arazireka, ibintu byo kwirirwa yiruka inyuma y'abakobwa byose abivamo, maze agatangira kwiga kandi rwose ashyizeho umuhate. Ariga rero maze ibizami bisoza nyine umwaka bikaba birageze, aratsinda, agatsinda cyane rwose ku manota ari hejuru, abona diplome kandi nziza cyane. Amara rero kubona diplome maze akajya kureba Elliot, ajya kumwereka nyine ya manota, maze Elliot akishima, ariko Ian akamubwira ati noneho rwose nje kugusaba imbabazi, ibyo wambwiye urabona ko nabigezeho. Nyamara rwose Elliot aba atarababarira uyu musore kubera ko aba yaramubabaje bikomeye. Ahita amubwira ati genda rwose, mba numva ntakeneye kuvugana nawe, ntabwo numva ntari nagira umutima wo kubabarira. Ian rero akomeza kwinginga Elliot ngo amubabarire, ariko nyamara Elliot ntabwo rwose aba ashaka kuva ku izima. Ian nawe ibi byose bimwereka yuko amakosa yakoze yari amakosa akomeye cyane, ariko nanone nta muntu ujya wicuza ibintu byarangiye, uba ugomba kubitekerezaho mbere yuko rwose ubikora. Iminsi yakomeje no kwisunika, ariko rwose Ian akomeza kugenda asaba imbabazi Elliot, ariko Elliot amubera ibamba. Amasomo rero ya Elliot nayo yararangiye, maze rwose akora ibizami bisoza amashuri ye, yarangije nyine afite diplome ya mbere. Amashuri amaze kurangira rero Elliot yaratashye, maze ajya iwabo nyine mu cyaro, yagiye kwereka ababyeyi be diplome yari amaze kubona. Barishimye cyane, baramwishimira rwose kuko yari umwana w'umuhanga, yari umukobwa witonda, yari umukobwa mwiza rwose, kandi yari umuhanga muri byose. Elliot rero ahamara igihe gitoya, maze agatangira kujya mu mujyi nyine kugira ngo ajye gushaka akazi, kubera yuko muri iki cyaro ntabwo aba yahaguma ngo abone icyo akora. Ajya mu mujyi rero maze akadepoza muri kampani zigiye zitandukanye, ku bw'amahirwe nyine abona akazi, kandi akazi keza, ndetse rwose aka kazi kamwemerera n'icumbi. Arakora rero kandi aba ahembwa umushahara ushimishije, atangira kujya yibikira amafaranga, ndetse akabona n'ayo yohereza ababyeyi be yo gukoresha. Ku kazi rero naho Elliot yakomeje rwose kwerekana ubuhanga, ku buryo rwose baba abakozi baba abayobozi bose baramwishimiraga, kuko rwose yakoranaga umuhate kandi yari umunyabwenge cyane. Hashira rero igihe akora muri iyi kampani, maze umunsi umwe umuyobozi akabakoresha inama, arababwira ati rero nagira ngo nyine mbabwire amakuru mashya, umuhungu wanjye wa kabiri agiye kuva hanze, nagera hano rero ndifuza ko ari we uzafata ubuyobozi bw'iyi kampani, kuko njyewe ndananiwe, ndashaje rwose, nsigaranye imbaraga nkeya, ngomba rero kujya kuruhuka. Ndakeka kandi azabikora neza, kuko umuhungu wanjye ni umuhanga, ikindi kandi rwose muzumvikana nta gushidikanya. Ahashira ukwezi rero, maze uyu musore nyine wa bosi akagaruka muri iki gihugu. Uyu muyobozi rero akoresha inama, maze akababwira ati ndifuza nyine kubereka wa muhungu wanjye nababwiye ugiye kuba umuyobozi mushya w'iyi kampani. Abakozi bose rero ndetse n'abandi bayobozi bo ku rwego rwo hasi bose baba bateraniye muri sale.
uyu muyobozi arinjira rero maze agahita ababwira ati uyu niwe muhungu wanjye nababwiraga, umuhungu wanjye w'imfura afite kampani ayobora hanze, uyu rero nawe agiye kuza kuyobora iyi kampani, ndakeka rwose muzakorana neza. Arababwira ati rero umuhungu wanjye yitwa Ian. Elliot ahita akebuka maze akamureba, areba uyu musore maze rwose akongera akagira agahinda nk'ako yari afite kera, ahita yumva ababajwe no kongera guhura kandi na Ian, ndetse rwose ahita atangira kwibuka ibyabaye mu gihe cyashize byose agahera kuri zeru. Ian rero nawe aba agikubita amaso Elliot maze agatangazwa no kuba rwose uyu mukobwa akora muri iyi kampani, gusa nyine arakomeza akihagararaho maze agatangira kubwira abari aha rwose ko ashimishijwe n'uyu mwanya mushya abonye, ikindi kandi ko bazakorana mu bufatanye. Abari aha bose baba bamwishimiye maze bakabimwereka rwose bakoma mu mashyi ko rwose bishimiye gukorana n'uyu musore. Ian rero arababwira ati nk'uko rwose nabibwiye papa wanjye, nzakora neza kandi ntabwo nzabatenguha, muhumure rwose muzishimira umusaruro nzatanga muri iyi kampani. Bose baba bamwishimiye uretse nyine Elliot uba rwose ubabajwe no kongera guhura n'uyu musore. Iyi nama rero irangira maze abandi bose bagasohoka, ariko Elliot yajya gusohoka Ian agahita amufata akaboko ahita amubwira ati umeze ute? Ati namaze igihe kinini nguhamagara ariko ntunyitabe, naretse kuguhamagara igihe rwose najyaga hanze. Elliot aramubwira ati meze neza, abamusubiza nyine ijambo rimwe ntabwo rwose aba arirenza. Elliot rero ahita abwira Ian ati ntabwo rwose twakomeza kuvuganira hano, ubwo reka tuze kuvugana nyine twitonze, sinshaka ko hari umuntu n'umwe utangira gutekereza ko hari ikintu cyaba kiri hagati yanjye nawe, cyangwa se rwose ko twaba tuziranye mu bundi buryo. Ku mugoroba rero Ian ahamagara Elliot maze akamubwira ati ndifuza ko rwose twahurira ahantu hatuje nk'uko wabimbwiye maze tukaganira. Elliot aramubwira ati ariko ahantu tugomba guhurira hagomba kuba ari ahantu hahuriye abantu benshi, ntabwo nshaka ahantu hiherereye njye nawe. Ian aramubwira ati nta kibazo. Barahura rero maze bakajya muri resitora ahantu rwose hari abantu benshi, baricara rero maze Ian agatanga komande y'amafunguro, gusa nyine Elliot yanga gufata aya mafunguro. Ian rero amusaba imbabazi akamubwira ati mbabarira rwose narahindutse, ntabwo nkiri wa wundi, naraguhemukiye birumvikana, ibyo nagukoreye ntabwo byasibangana, ariko ndakwinginze mbabarira, reba imyaka yose ishize ngusaba imbabazi, ni ukuri ndabigusaba bivuye ku mutima. Elliot rero maze nawe igihe kinini cyane nyine urumva aba yaratangiye kwibagirwa bimwe muri ibi bintu, ahita amubwira ati nta kibazo rwose ndakubabariye. Ian rero ahita amubwira ati niba koko mbabariye, mbere y'uko rero dutandukana ngaho banza ufate amafunguro. Elliot arayafata. Bari gufata amafunguro rero Ian abaza Elliot ati none se urimariye? Elliot aramusubiza ati hoya. Ian ati nibura se hari umukunzi ufite? Elliot ati hoya nabyo rwose nta mukunzi mfite. Ian rero ahita yishima maze agaseka akamubwira ati ndumva binshimishije. Elliot n'amatsiko menshi ati kubera iki se kandi wumva bigushimishije kuba naba ntarimariye ndetse nkaba nta n'umukunzi mfite? Ian ati impamvu binshimishije ni uko ntekereje ko rwose ngifite amahirwe kubera ko njye ndacyagukunda, sinigeze ndeka kugukunda na rimwe, ubu rero ndacyafite amahirwe yo kuba rwose nagutereta. Elliot rero ahita amubwira ati ikibabaje rero ni uko yaba ari wowe cyangwa yaba ari n'undi wese nta n'umwe nkeneye mu buzima bwanjye, nta mukunzi rwose n'umwe nkeneye. Bakomeza rero kuganira maze basoza gufata amafunguro Ian agacyura Elliot akamugeza iwabo. Ian rero agera iwe maze akicara agatangira kwisekana ari wenyine, aba yishimye cyane kubera yuko Elliot aba yamubabariye nyuma y'imyaka yose iba ishize. Abavuga ati ni ukuri ndishimye, ndi umunyamahirwe kandi kuba uyu mukobwa rwose yongeye kumbabarira no kuba twarongeye guhura nyuma y'imyaka myinshi nabyo rwose ni uwundi mugisha.
buracya rero bagasubira ku kazi. Uyu musore nyine Ian aba akundwa n'abakobwa bose bo kuri kano kazi, buri wese aba yumva rwose yakundana n'uyu musore, nyamara rwose uyu musore ntabwo aba abyitayeho, ariko Elliot we nta nubwo rwose aba yitaye kuri uyu musore. Niwe mukobwa wenyine utaba ukururwa n'uburanga bw'uyu musore. Ku mugoroba rero Ian yongera rwose gusaba Elliot ko basohokana. Barasohoka maze Ian akamubwira ati ndagukunda cyane rwose kandi ndifuza ko wampa amahirwe maze rwose nkakwereka ko ndi umusore wahindutse kandi noneho nagushimisha, ntabwo rwose nakongera kuguhemukira ukundi. Elliot ati ntabwo bishoboka kubera ko sinakongera kukwizera, warampemukiye mu hashize no mu hazaza rero ntabwo byakunanira kumpemukira, ntabwo rwose nakugirira icyizere, nta nubwo nakwemera kandi gukundana nawe. Elliot abwira Ian ati njyewe ndifuza ko rwose umubano tugirana ari uw'umukozi n'umukoresha. Ian nawe ati oya rwose uramutse umpaye amahirwe nagukunda kandi ntiwazigera ubyicuza. Elliot ati ntabwo byashoboka, ntabwo nabana nawe ubuzima bwose kuko sinazibagirwa ukuntu wambabaje, sinazibagirwa kandi ibikorwa bibi wankoreye, ntabwo rwose byasibangana mu mutwe wanjye, rero ntabwo rwose ibyo bishoboka kandi byikuremo unabyibagirwe. Ian rero abaza Elliot ati kumbwira se ko wambabariye, ni gute wambabariye ariko rwose ntiwibagirwe ibibi byabaye, wakabaye warambabariye ariko rwose ukaba waranabyibagiwe. Ntakubeshye tugihura rwose ntabwo nagukundaga, ariko ubu ndagukunda kandi cyane, ndakwinginze rwose gerageza umbabarire nyine umbabariye. Elliot ati hoya ntabwo rwose bishoboka, ibyo kuba twagirana umubano byo byibagirwe. Baratandukana rero maze Ian yagera mu rugo agahita ahamagara wa mukuru we, aramubwira ati ntabwo wabyumva, uzi ko nongeye guhura na wa mukobwa nakubwiraga kera nigeze guhemukira, uzi se ikintu gitangaje, nasanze nyine akora muri kampani ya papa iyo nyine yaranzanye kuyobora. Mukuru ati ndabyumva rwose ntabwo byoroshye, ati none se ubu mumeranye mute? Ian ati ibintu utashobora kumva no gusobanukirwa ni ukuntu mukunda, ndamukunda noneho birenze, ikindi kandi ntabwo akeneye kunyumva, namusabye imbabazi ariko rwose ntabwo abyumva, kandi ntakubeshye ndamukunda, no guhura nawe muri biro mba nyumukubita amaso ngahita numva ntaye umutwe, niwe nirirwa nitekerereza, nyine umutima wanjye wose waragiye. Mukuru batumva rero kugira inama, ugomba rwose kumwitwaraho neza, gerageza ubigenze gakeya kandi nanone ntukomeze rwose kumera nk'umuhatiriza, ahubwo ukomeze kugenda umwereka ibikorwa, umube hafi umuganirize, we buhoro buhoro nyine azagenda abona yuko wahindutse maze akubabarire bya nyabyo, kubera ko ibintu wamukoreye ni ukuri nta muntu wapfa kubikubabarira byoroshye, waramuhemukiye, waramubabaje iyi myaka yose, rwose wamukoreye ibintu bibi cyane. Ian ati noneho se uzi ikintu kirenze kuri ibyo, uzi yuko kuva nakora urukundo nawe nta wundi mukobwa n'umwe nigeze nkunda, nta n'uwo rwose nigeze nongera gukora nawe urukundo, uyu mukobwa yantwaye umutima muri byose. Mukuru turi mu rukundo ndakumva, ariko rwose nawe byitwaremo kigabo, ndakuzi kandi ndakwizeye uzabigeraho. Ian rero atangira kubikora rwose nk'uko mukuru we aba yabimubwiye, maze agatangira kujya agenda avugisha uyu mukobwa buhoro buhoro, ariko rwose ntakomeze kumubwira iby'urukundo, nyamara abamukunda kandi birenze. Hashira iminsi rero maze akamusaba ko nanone bakongera gusohokana. Barasohoka rero maze bagatangira kuganira. Ian abwira Elliot ati ndakwifuza rwose ko waba umukunzi wanjye, ikindi kandi si ibyo gusa, ndifuza rwose ko wazaba n'umugore wanjye ndetse rwose ukazaba mama w'abana banjye, ndagushaka hafi yanjye bishoboka. Elliot ati
ntabwo rwose ibyo ngibyo mbirimo, ubu ngubu ngomba kwita ku kazi cyane kubera ko niko kari kumpa amafaranga yo kuntunga no gutunga umuryango wanjye. Narabikubwiye kuva kera ko umuryango wanjye ari njyewe uhanze amaso, ngomba rero gukora cyane kugira ngo rwose mbanze ngire aho muvana ndetse ngire n'aho nkugeza. Iyana ati hoya nta kibazo, dushobora gukundana, tukajya mu rukundo kandi nyamara n'akazi tugakomeza tugakora neza, cyane cyane ko nanjye mfite inshingano nyinshi muri iriya kampani ya papa wanjye, ariko rwose ntabwo byatubuza gukundana kuko byose twabifatanya kandi tukabitwara neza cyane. Elliot rero ahita abwira Ian ati reka ntakubeshye, ntabwo rwose nabasha gukunda umusore uwo ari we wese, ibintu wankoreye byanze kumvamo, mba numva ntinya abahungu kandi mba numva nta muhungu n'umwe nkeneye ko yanyegera kuko mba nkeka ko nawe ibyo ashaka kunkorera ari nk'ibyo wankoreye. Sinkubeshye rwose, sinakwemerera ko tujya mu rukundo ariko nta n'undi n'umwe narwemerera. Ahita rero kandi amusaba yuko rwose batandukana bagataha. Ian ahita acyura nyine Elliot nk'ibisanzwe. Ian amara kugera mu rugo maze akicara akavuga ati byanze bikunze uyu mukobwa ntabwo rwose nzamureka, ndabizi nzakomeza muterete kandi bizagera ahabyemere ndetse azagera aho rwose yibagirwe ahashize. Umunsi wakurikiye rero mukuru wa Ian aramuhamagara akamubwira ati ejo rwose nzaza, ndagukumbuye cyane. Ian nawe arishima ati natwe turagukumbuye. Buracya rero maze Ian akajya gufata mukuru we ku kibuga cy'indege, aramuzana kuko bari kumwe n'umuryango we. Bagera mu rugo rero maze ababyeyi babo bakishima rwose, baba bakumbuye uyu mukuru wa Ian baba baheruka kumubona kera. Baricara rero bakaganira bakamwakira maze rwose uyu muryango ukishima kuko uba wongeye guterana. Bamara rero kuganira maze Ian akajyana na mukuru we mu cyumba, aramubwira atumva rero mukuru wanjye, ngize amahirwe rwose ko waje, ndifuza ko wamfasha kuvugisha Elliot maze tukiyunga. Uriya mukobwa ndamukunda cyane kandi ndumva ari we nshaka kuzagira umugore, ariko rwose ntabwo ari kubyumva. Bimfashemo rero nka mukuru wanjye, ndakwizera kandi nzi yuko nyine nta kintu cyakunanira. Umukuru we aramubwira ati ntugire ikibazo rwose nzabigufasha, ndahari ku bwawe. Ku rundi ruhande ariko Elliot nawe muri biro aba yicaye ari gutekereza atari no gukora, aba yibaza niba rwose akwiye kongera kwizera Ian. Aba rwose yaratangiye kumwiyumvamo ariko nanone akumva ntabwo amwizeye neza. Aba rwose yarishimiye uyu musore ukuntu yahindutse, ntabwo aba akiri wa wundi wa kera, ariko nanone gushidikanya rwose biba bikiri mu mutima we. Mu masaha rero ya nyuma ya saa sita, Ian ndetse na mukuru we bajya kureba Elliot. Binjira rero muri biro maze Ian agahita abwira mukuru we ati uyu rero niwe Elliot mpora nkubwira, umukobwa mwiza cyane, umukobwa umva mu mutima, umukobwa rwose watwaye byose byanjye. Umukuru rero wa Ian ahita aseka ati gusa ibyo wavuze byose nibyo, uyu mukobwa ni mwiza cyane, uyu mukobwa rwose ararenze, ateye neza, ahubwo ubanza ko umuvuga ari bikeya ugereranyije n'uko asa. Bose rero bahita baseka maze mukuru wa Ian agahita asuhuza Elliot ati umeze neza? Elliot ati yego umeze neza rwose. Gusa nyine aba ari kumubwira mu byubahiro, maze uyu mukuru wa Ian ati hoya ntabwo ukwiye kumbwira mu byubahiro gutyo kuko mu minsi izaza nzaba ndi bofre wawe. Ubwo rero rwose tugomba kuganira nyine nk'abantu bamenyeranye. Bose rero bahita baseka. Uyu rero kandi mukuru wa Ian abwira Elliot ati umva murumuna wanjye nta kindi kintu kimuba mu kanwa, ahora rwose akumbwira, abambwira ukuntu uri umukobwa mwiza, ariko nanone yambwiye ahashize hanyu kandi ambwira ko yicuza byose. Ndifuza rero rwose ko wamubabarira kandi ukamwumva, maze rwose mukaba mwatangira kubaka urukundo rwanyu. Elliot ahita aceceka maze rwose ntagire ikintu na kimwe avuga kuri ibi, ariko nanone akamwenyura. Bakomeza rero kuganira maze nyuma y'iminota mikeya bagatandukana.
buracya rero nanone Ian akasaba Elliot ko basohokana. Barasohoka rero maze bagera muri resitora bari basanzwe bafatiramo amafunguro. Ian ahita apfukama maze rwose akabwira Elliot atumva rero nkubwire, ndifuza rwose ko wanyemerera urukundo kandi ukanyemerera kuzambera umugore, kubera ko ntabwo nshoboye kubaho ntagufite. Elliot ahita abwira Ian ati haguruka rwose kuko ntabwo byashoboka, ntabwo niteguye kujya mu rukundo nawe. Ian aramubwira ati nutabyemera ntabwo ndi buhaguruka aha, ndaguma mfukamye igihe cyose kugeza ubyemeye. Elliot rero areba Ian maze rwose akabona uyu musore noneho yafashe umwanzuro kandi ni ndakuka. Ahita rero abyemera maze agatega ikiganza Ian akamwambika impeta. Barahoberana rero maze Ian akamubwira ati ndagukunda kandi utekane mu mutima, humura sinongera kuguhemukira rwose, ngira ngo urabibona ko nahindutse. Elliot nawe aramuhobera akamubwira ati nanjye rwose ndakwishimiye cyane, ariko nanone mfite ubwoba bw'ahashize, nizere ko rwose utazongera gutekereza gukora ibintu nk'ibyo wankoze ubwashize. Ian ati humura tekana rwose. Barongera rero bagahoberana. Hashira iminsi rero maze Ian akajyana Elliot kumwereka ababyeyi be. Arababwira ati uyu mukobwa rero niwe nahisemo ko tuzabana kandi rwose namwambitse impeta, uyu mukobwa ndamukunda cyane. Papa we rero aratangara ukuntu rwose Ian ashobora kubana n'umukobwa ukora muri kampani yabo, noneho kandi bamaze icyumweru bamenyanye, we ntabwo abazi ahahise haba bombi. Ian rero asobanurira papa we neza cyane ko uyu mukobwa batamenyanye icyumweru kimwe gishize, ahubwo bamenyanye imyaka myinshi yashize. Aramubwira ati uyu mukobwa twamenyaniye rwose ku ishuri tukiga, hashize rero imyaka myinshi tuziranye. Papa we noneho ahita asobanukirwa impamvu rwose aba bose baba bakundanye mu gihe gitoya, gusa nanone yishimira uyu mukobwa cyane ndetse akamwakira mu muryango. Hashira rero icyumweru maze n'ubundi Ian na Elliot noneho bakajya gusura ababyeyi ba Elliot. Bagera rero muri iki cyaro maze aba babyeyi bakishimira uyu umukwe rwose Elliot aba bazaniye. Arababwira ati ndabinginze rwose umukobwa wanyu nzamufata neza, nzamukunda kandi nzamukundwakaza, ntimuhangayike rwose ari mu biganza byiza. Aba babyeyi rero bishimira uyu mubano w'abana babo, maze rwose ababyeyi ba Elliot bakabaha umugisha ndetse rwose bakabemerera kubana. Hashira rero ukwezi kumwe gusa maze aba bombi bagakora ubukwe. Ubukwe rero burarangira maze mukuru wa Ian akabaha impano y'inzu nziza cyane. Arababwira ati ndifuza ko nyine nabaha impano mugomba gutangiriramo ubuzima. Ian rero ndetse na Elliot bajya muri iyi nzu yabo nziza cyane mukuru waba yamuhaye, naho rero mukuru we n'umuryango we bagasubira nyine hanze kuko aba afite kampani bagomba kuyobora. Elliot rero ndetse na Ian babana rwose muri iyi nzu, ariko nanone ntabwo Elliot aba yiyumvamo Ian. Iyo aba agerageje kumukoraho ubwoba buramwica, maze akongera nanone akibuka nyine ibihe by'ahashize biba bitaramuvamo rwose. Bamara umwaka rero babana nk'aho rwose bataziranye, nk'aho ari abaturanyi mu nzu. Ababyeyi rero ba Elliot batangira kujya bamuhamagara bati ariko se umukobwa wacu mwiza ko utari kuduha abuzukuru bimeze bite? Elliot ati Imana buriya ntabwo irabishaka, nyamara ntabwo baba bazi ko n'inzira binyuramo babona abuzukuru rwose Elliot atajya yicamo. Ian rero we atangira kubona rwose ibi bintu bitangiye kubangama, nyamara rwose uyu mukobwa aba amufata neza mu buryo bwose bushoboka, ariko igikorwa nyine nyamukuru ntabwo kiba gishoboka. Umunsi umwe rero Ian arazinduka maze akajya ku kazi. Agenda rero atavugishije nyine Elliot. Elliot arabyuka agasanga umugabo we yagiye, ahita amuhamagara ati ko wagiye se utamvugishije?
Iyani ati nihutaga kandi rwose nari mfite akazi kenshi, ariko ndifuza rwose gusaba uruhushya ku kazi maze nkaba namara iminsi 3 yose nkorera mu rugo turi kumwe njye nawe tuganira. Ni nako bigenda rero koko Iyani asaba uruhushya ku kazi maze rwose akamara iyi minsi 3 nyine mu rugo. Baba rero rwose ari kumwe na Elliot bareba filime maze Elliot agasinzira, Iyani aramuterura akamujyana mu cyumba maze Elliot yakanguka ati nizere ko utankozeho kandi nizere ko rwose udashaka no kunkoraho. Iyani rero aramubaza ati ariko se nkubaze urabona tuzabaho dute, njye nawe twarashakanye turi umugore n'umugabo, umwaka wose urashize nihanganye, urabona rwose ubu buzima bwazakomeza gutya se, ahazaza hacu se nk'umuryango haba ari ahahe? Bitekerezeho neza rwose. Njye ndumva nta mpamvu yo gukomeza gutekereza ku byahise, ahahise twahasize inyuma, kandi ngira ngo ubibona neza cyane ko njyewe ntari wa Iyani mwamenyanye kera ku ishuri, narahindutse rwose, wakabaye rero nawe uhindura ibitekerezo. Yego nibyo narakubabaje ndabizi, ariko sintekereza ko byakabaye bikiza mu rugo rwacu. Niba twarafashe umwanzuro wo kubana nk'umugore n'umugabo, ibyo bintu rwose wakabaye ubinyubahira kandi ukabiha agaciro. Elliot rero ahita abwira Iyani ati ntabwo ari ukwanga kukubabarira, ariko ndakeka ko mu gihe gitoya bizarangira maze nkakubabarira. Iyani ahita ahera ubwo ngubwo akanga kujya rwose afata amafunguro aba yateguwe na Elliot. Elliot arategura nk'ibisanzwe maze Iyani akanga gufata amafunguro agahita yisohokera akajya kuyafatira muri restaurant. Ibyo rero bimara iminsi, akanga rwose no kongera kuvugisha, kandi Elliot aba yumva nawe amurakariye, aba yumva kandi atumva rwose ibintu uyu mukobwa arimo. Hashira iminsi rero maze Iyani agafata amafaranga menshi akayaha Elliot, akamubwira ati ayo mafaranga nayo uzifashisha mu mezi 6 nzaba ntari hano, ndagiye nyine ngiye gukorera akazi kure rwose y'aha ngaha, kubera yuko ndabona umubano wanjye nawe ukubangamiye, ntabwo rero njye nabasha gukomeza kubana nawe gutya gusa. Ubwo rwose nubona amafaranga agushiranye nta kibazo, uzajya umpamagara nzajya nkoherereza andi, ariko ibi sinakomeza kubibamo, reka nguhe nyine umwanya wawe maze utekereze neza cyane. Elliot ahita amubwira ati hoya mbabare rwose winkora ibi bintu, ntabwo nabasha kwisigarana muri iyi nzu, irungu sinarikira, maze kumenyera kuba ndi kumwe nawe, winsiga rero. Iyani aramubwira ati hoya kuba ndi kumwe nawe ntacyo bivuze, nta n'icyo bikumariye, kandi ngaho rwose guma wenyine maze ubone umwanya wo gutekereza neza maze uzafate umwanzuro. Iyani we nyine aba yatekereje ko kujya kure y'uyu mukobwa bizamuha umwanya wo gutekereza maze rwose akamenya icyo agomba gukora. Elliot rero yinginga Iyani kugira ngo rwose ntagende, ariko Iyani aba yafashe umwanzuro. Iyani rero afata ibye maze akigendera. Elliot atangira kujya amuhamagara umunsi ku wundi, nyamara Iyani nawe akanga kumwitaba. Elliot rero atangira kwiheba rwose maze agatangira gutekereza ko nawe ashobora kuba yarakoze amakosa. Ahamagara rero mukuru wa Iyani maze akamubwira ati ndakwinginze mfasha rwose unsabire imbabazi Iyani maze agaruke mu rugo. Umukuru rero wa Iyani aramubaza ati byagenze bite? Elliot ati urumva nyine ntabwo rwose nigeze muha keya nk'abantu bashakanye, nakomeje kumugendera kure ndetse ndamwiyima, rero none yarigendeye, kandi rwose ntabwo numva nashobora kuba kure ye, ndamukunda cyane, nubwo ahahise hari haranze kumvamo, ariko mbabarira umunsabira imbabazi kandi umubwire ko rwose niteguye guhinduka, amakosa yanjye nanjye ubu narayamenye, ndifuza ko yaza noneho tukubaka urugo rwacu kandi mu mahoro. Umukuru rero wa Iyani aramubwira ati nta kibazo, reka rwose mbigufashemo maze muhamagare agaruke mu rugo. Umukuru rero wa Iyani yahise rwose amuhamagara maze amubwira ko agomba gutaha kandi ko rwose umugore we yahindutse. Iyani rero arataha maze Elliot akimukubita amaso agenda yiruka amusanga maze agahita amuhobera, abamukumbuye rwose, agatangira kandi kumubwira amagambo meza.
Bagera mu rugo rero maze Ian nawe rwose akicara nyine agatuza, bakaganira bisanzwe ariko ntabwo yereka rwose umugore we ko noneho amushaka birenze. Buracya rero mu gitondo iba ari anniversaire ya Ian, Elliot arazinduka maze akajya kugura keke, araza rero akayitegura neza maze akambara ikanzu rwose iri sexy, afata ya keke maze akajya gukangura Ian mu buriri, akamukangura amuririmbira nyine isabukuru nziza. Ian rero arakanguka maze agatungurwa rwose n'ukuntu uyu mugore we aba yibutse ko ari isabukuru ye, nyamara Ian we nta nubwo aba yabyibukaga. Barishima rero maze bagatangira gukata keke ari nako kandi bayisangira. Barabisoza maze Ian akabwira Elliot ati reka nongere mbe ndyamye nduhuke. Elliot rero ababazwa n'ukuntu rwose Ian atigeze amubwira yuko yambaye ikanzu nziza kandi ari mwiza, kuko rwose aba yigize mwiza kugira ngo aze kumutungura. Ahita rero yongera akabyutsa Ian ati hoya byuka, ntabwo wambonye ko ndi mwiza, ntabwo wabonye ko nambaye neza, gute kandi utabimbwiye? Ian ati uri mwiza kandi wambaye neza, ariko akongera akiryamira. Elliot rero ahita yongera kandi agakomanga cyane Ian ati sheri ndakwinginze rwose mbabarira, ntabwo nakwitayeho nk'umugore wawe, ariko ndashaka kukubwira ko ngukunda, ndagukunda cyane kandi ubu rwose niteguye kukwitaho noneho birenze. Ahita rero ahobera Ian maze akatangira kumusoma. Ibyo bintu ni ubwa mbere byari bibayeho. Ian ahita amubaza ati umeze neza nta kibazo? Elliot ati yego umeze neza rwose. Bahita rero batangira gusomana maze Ian akamubwira ati nanjye ndagukunda mugore mwiza. Uyu munsi rero bakora nyine igikorwa cy'urukundo. Ian arishima kuba rwose Elliot ari we wateye noneho intambwe ya mbere. Elliot nawe arishima maze akabwira umugabo we ati humura rwose ibya kera byose noneho ubu byararangiye, ndagukunda cyane. Hashira rero igihe maze Elliot agasanga aratwite, barabyara maze bakabyara umwana w'umuhungu. Ian rwose aba yishimiye kuba ari kumwe n'uyu mukobwa, ndetse rwose na Elliot nawe aba yishimiye kuba ari kumwe na Ian. Bishimira rero uyu mwana w'umuhungu babyaye, maze rwose urugo rw'aba bombi noneho rukomeza gutemba amata n'ubuki. Ruba ari urugo rurimo urukundo kandi buri wese aba yishimiye undi, ahashize habo haba hararangiye rwose, noneho banezerewe urukundo ari rwose. Ian abwira Elliot ati ndagukunda, Elliot nawe ati ndagukunda rwose papa w'abana banjye. Inkuru y'urukundo rero yacu naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri jyewe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.